kana subscribe kuri ino channel urebe video yose uyisoze udatarukije kugira ngo utagira ikintu na kimwe uri bucikwe. Biroroshye cyane. Hello guys, tubakunze komeza kubana ngaha umunsi kundi ndabashimiye cyane. Murabizi ko muri abagaciro buri munsi ntangira mbashimira. Tudatinze mu magambo menshi muri iyi video tugiye kubana mbereka uburyo babikoza muri Macadam app kugeza tuyagejeje kuri mobile money step by step, akantu ku kandi nta kintu na kimwe mbahishe mureba neza uko bikorwa. Tudatinze rero nkuko ubireba ahangaha twarabikuje muri video y'igice cya mbere nabiberetse utarakiraza kukireba, noneho uze kureba uburyo twabikuje mu n'uburyo kwifasha tubikoze. Umunsi ngiye kubereka rero uko byagenze mu gihe tumaze kwishyurwa cyangwa umaze kuba yatwohereza bitewe na message tumaze kubona kuri email yacu. Bakubwira ko amafaranga ashobora kuba yakoherezwa mu gihe kingana n'iminsi 15 ariko ni igihe ntarengwa kuko ibi ngibi byakozwe mu minsi 8 yonyine kuva tubikuje. Tudatinze rero nkuko ubona iyi ni message kutubwira ko amafaranga yoherejwe kuri nyine bakiriye neza ko amafaranga twasabye kubikuza bagiye ko bayohereza mu kanya gato baraza kuba bamaze kuba bayohereza. Iyo ni message baduhaye. Nituramuka tuyishyize muri ChatGPT kugira tubishyire u Rwanda kugira n'abatumva icyongereza nizasobanukirwa, urabona ko bari kutubwira ko dufite inkuru nziza y'ubusabe bw'uko wabikuje amafaranga bwemejwe neza. Ayo mafaranga wakoreye cyangwa ari koherezwa kuri konti, guma usuzume neza balance yawe, uraza gusanga yamaze kuba yageraho vuba mu kanya katari butinde. Tudatinze rero kutubwira ko iyo email turamutse tugize ikibazo, email baduhaye niyo twabandikiraho. Ibi twifashe ChatGPT kugira ngo dusobanukirwe. Tudatinze rero video ikwereka uburyo bwo kwiyandikisha, ndaza kukwereka aho uri buyisanga cyangwa urize kureba muri comment uraza kubona link ikugeza kuri iyo video ndetse na link yo kwiyandikisha ndetse na link yo kwinjira muri group yacu WhatsApp ndetse no kuba friend WhatsApp channel yacu kugira ngo ukomeze kubona utuntu twinshi tugiye dutandukanye kaza kutugufasha mu buzima bwa buri munsi. Nihangane ngiye kuzavuga ibintu byinshi nihuta kugira ngo tubisobanure mu gihe gito kugira ngo murushe gusobanukirwa byinshi mu gihe gito kandi mumenye byinshi kurushaho mu gihe gitoya. Tudatinze rero nuramuka uje muri Macadam app rero nimba udakoresha Macadam app nawe ndumva neza ko waba warasigaye iki nicyo gihe ngo nawe uyikoreshe. Ndaje nkwereka aho uri bukure video wiyandikisha. Nimba uri kureba ahangaha ni muri application yacu ya Macadam, itwereka ko igikorwa kirimo gutegurwa gukorwa kuko ubusabe bwacu bwemewe ko tugiye kuba twakishyurwa. Urabona ko hariya bitaraba received cyangwa payment received itaraba received, bwo bari kutubwira ngo video request validate payment in progress. Bari baratubwira ko payment yacu yo muri Macadam irimo kuba yakorwaho, turi buze kwishyurwa mu mwanya mutoya kuko harimo payment progress cyangwa harimo ubundi buryo buri payment nyine pending tubitarimo kuba byaba payment received cyangwa successful. Nkuko ubireba aho ngaho aho nashyize agafresh, urabona ko ahangaha withdraw twayikoze ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatanu. Nkuko ubireba ahangaha bitwara iminsi 15 ariko ntago yose ishira kuko twe byatwaye iminsi yonyine 9, bivuze ko iminsi 15 atari ngombwa ko irangira, ahubwo ni igihe ntarengwa babashyizeho kigomba kurangira bamaze kuba bakwishyura. Bivuze ngo ahangaha kubikoza, ikindi nakubwira akantu k'ibanga mutare muzi mo ahangaha kubikoza bisaba bizibura umunota umwe kuko uwo munota iyo urangiye utarinjiramo aho usabira withdraw option ntago ushobora kuba wabasha kubikuza. Rero iyi ni application ushobora kubasha kwinjizamo ugenda gusa cyangwa ukina game cyangwa ureba ama ads cyangwa ugenda ugira ibindi bikorwa ukoreramo bigiye bitandukanye nko gukora ama 7 ndetse n'amatask agiye gutandukanye ndetse n'ama challenge agiye atandukanye. Kuko ubireba nituramuka tugiye kuri Macadam app aratubwira ko withdraw yabaye successful, cash out has been successful, completed money to your bank account. Bari kutubwira ko amafaranga ubu ngubu yamaze kuba yakoherezwa, ngo hey tuyisenge your cash out has been successful completed. The money is now in your bank account. If you have a question, ask and contact support. Bari kutubwira ko amafaranga ubu ngubu yamaze koherezwa kuri bank account yacu kwari twashyizemo igihe twabikuzaga. Rero ushaka kureba uburyo babikuza wareba video ibyerekana n'uburyo ushyiramo IBAN account muri Macadam ukabasha kubikuza. Tudatinze rero nkuko ubireba rero ngiye kukwereka uburyo uza kwiyandikisha mbere ko dutangira kugeza nkweretse uburyo ubikoza kugeza uyagejeje kuri mobile money. Nimba uri kureba rero genda kuri YouTube channel cyangwa kuri YouTube wandikemo udushya nawe uhite uza urebe ino channel, nurangiza ukandi hano handitse video. Nimba uri kuhareba nyine iyi niyo channel yacu, uhitemo ahanditse video, mara guhitamo ahanditse video urebe video ngiye kukwereka igufasha kuba wakiyandikisha. Ura scrollinga umanura urebe video ngiye kuba nakwereka niyo iza kugufasha kwiyandikisha
kuko hari abantu bazajya kwiyandikisha bikabagora cyangwa bikabacanga, ugasanga kwiyandikisha byabagoye byabananiye bitewe n'igihugu baherereyemo, cyane cyane abantu mu Rwanda, Burundi n'ahandi, ugasanga application ya Makadamu bayibuze. Rero urahita uza urebe iyo video, numara kureba ino video ndimo ndakwereka ahangaha, numara kuba wayireba neza yanditseho ngo app nshya turimo gukoreramo amafaranga nta gishoro, iyi ngiyi nurangiza uze uyikandeho uyirebe. Iyi video ndi kukwereka niyo iza kugufasha kuba wabasha kuba wagira ate wakandikisha muri Makadamu app kandi ukiyandikisha neza. Wihangane rero ndi kuvuga nihuta, benshi bakunda ko mvuga nihuta, ariko hari n'abavyaga kuko iyo mvuze nihuta, iyo adasobanukiwe cyangwa atamenyereye ibintu, akenshi usanga biri kumugora cyangwa ntabisobanukirwe, ariko igihe udasobanukiwe ushobora gusubiza video inyuma kugira urusheho gusobanukirwa. Nimba uri kureba rero nituramuka dukanze kuri video, urahita ugera ahangaha, nurangiza ureba handitse comment, ukande kuri comment, urahita ugera ahangaha, urabonamo link yo kwiyandikisha, noneho ukurikire na video, ukurikiza amategeko n'amabwiriza yo kwiyandikisha kugira ngo urusheho kwiyandikisha muri application kandi wubahiriza amategeko ya application. Nkuko ubireba rero hano hari link yo kwiyandikisha muri Makadamu, iyo link niyo uza kunyuraho ni wiyandikisha, barahita baguhereza coin 1000 za bonus, welcome bonus iyo wanyuze kuri link. Ariko iyo nta muntu wagutumiye uhera kuri 0, ariko iyo watumiwe uhabwa welcome bonus ingana n'amayero 0.55 by'amayero bingana n'amacoin 1000. Bivuze ngo iyo winjiye iyo ni welcome bonus uhita uhabwa, noneho ugakomeza ugakora cyane, wagera kuri minimum withdraw ukabasha kubasaba kubikuza ku itariki bashyizeho yo gusabira kubikuza. Udatinze rero nkuko ubireba ahangaha, nuramuka ukanze kuri iyo link ugiye kwiyandikisha, mu gihe uzaba umaze kureba video ikuyobora neza uburyo bwo kwiyandikisha muri Makadamu app, uraza kurushaho gusobanukirwa neza akantu ko kandi. Udatinze rero nkuko ubireba ahangaha, urabona ko hano babara intambwe ibintu ugenda ukora cyangwa amatask ugenda ukoramo ahangaha. Urabona ko hano muri iyi video bari kutubwira ngo withdraw received, payment received hara kuri withdraw. Nitwe tugenda muri Airteam app yacu, abantu batabonye uburyo bafungura Airteam murabizi ko nabiberetse, nuza ukareba ahangaha urabona ko dufiteho 0 amafaranga atarageraho. Rero bisaba akanya gato yo gutegereza cyangwa kwihanganaho akanya gato kugira ngo ubashe kubabonamo amafaranga, noneho urategerezaho gato nubwo batubwiye ko bamaze kuyohereza. Hari igihe bakiri gusuzuma neza ko amafaranga aturutse hatekanye cyangwa ari ahanyaho, nurangiza ubutegerejeho gato cyangwa ubuhanganyeho gato, turare dusubira dusanga amafaranga yagezeho, tujye gusuzuma mu kanya gato, tujye kureba ko yagezeho, bereke uko abikuzwa kugeza ageze kuri mobile money. Ibi ngibi nkubwira nibyo nzi cyangwa n'ubumenyi ndimo ndagusangiza kugira ngo urusheho gusobanukirwa akantu ku kandi ugize ikibazo ushobora kucyandika hano muri comment. Urabona ko hano bari kutubwira ngo payment received k'amafaranga ubu ngubu yamaze kuva muri Makadamu app, yamaze koherezwa muri Airteam cyangwa bank wamaze guhuza nayo cyangwa bank washyizeho igihe wabikuzaga. Ubu ngubu bari kutubwira ko yamaze kuba yakoherezwa. Nimba uri kureba handitse ngo your withdraw, nimba uri kureba rero urabona ko twabikurijeho amayero 5 kandi tugifite n'andi macoin vuba tuzongera kubikuzamo hano muri Makadamu app. Rero ahangaha nakubwiye ngo winjiza bitewe n'intambwe wagenze ku munsi. Nimba ukunda gukora ingendo, iyo ni application nziza yagufasha, ndetse no gukora amatask, challenge, gukina game, survey ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Rero turamuka tuje ahangaha rero muri Makadamu app cyangwa muri ino Airteam app, urabona ko ubu ngubu amayero yamaze kuba yakoherezwa muri Makadamu app. Nkuko ubireba neza ahangaha urabona ko ari ibintu bigaragara. Urabona ko bari kutubwira ko amayero 5 cyangwa ama USDC 5 yamaze kuba yakoherezwamo ahangaha. Tudatinze rero nituramuka dukanzeho nibwo tuza kumenya aho yaturutse, tukamenya n'uburyo byageze naho n'uburyo yagiye yoherezwamo. Barakwereka nyine uburyo transaction iteye cyangwa transaction imeze. Bari kutubwira ko twakoresha icyo bita Yellow Bank Direct Account Deposit yavuye muri Yellow Virtual Account, ariyo yifashishijwe mu kubikuramo ahangaha, tubasha kuba twabikuramo. Nimba uri kubireba rero hano twakiriyemo amayero 5 angana n'ama USDC 5.37. Nuza ukabireba rero ahangaha barakwereka ko yaturutse muri Makadamu Technologies. Nimba uri kubireba ahangaha kuko bakubwira naho yaturutse, kuko twagiye tubibereka iyo wabikuje muri Timebucks bakakwereka ko yagiye ava muri Timebucks account. Ngiye kubikwereka neza ino step by step, ni tutorial nziza igufasha kumenya neza uburyo wabikuza amafaranga yawe mu gihe waba uri kubikuza muri Makadamu app. Nkuko ubirebamo ahangaha urabona ko ahangaha twakoresha icyo bita Yellow Bank Account Deposit, ariyo yifashishwe mu kugira ngo twakiremo aya mayero
mayero yavuye muri Makadam app. Nkuko ubireba rero ahangaha aya mayero 5 bakuyeho nayo gukata cyangwa na fees bingana n'amadolari 5.67. Nitujya kubikuza rero murabizi ko hano dukoresha uburyo bugiye butandukanye. Ushobora kubikuza kuri Binance yavana muri Airteam, ushobora kubikuza kuri Mobile Money cyangwa ukabikuza kuri banki iyo ari yo yose waba ukoresha, cyane cyane nka BK ndetse n'izindi banki zigiye zitandukanye. Hano baba bagenda bazishyiraho igihe cyose waba ukeneye kuba wahitamo uburyo ukeneye kubikuza. Wowe uburyo bukoroheye nibwo hano ukoresha mu gihe waba ushaka kugira ate kubikuza. Urabona ko hano ugiye kubikuza kuri Binance wahitamo ino bita sui address, warangiza guhitamo sui address, warangiza ugahita ushyiramo account ya sui address wavanye muri Binance, ugahita ukomeza ukabikuza. Rero nugera aha ngaha rero mu gihe uzaba ukeneye kuba wabikuza ukoresheje Mobile Money nabwo ushobora kubigerageza. Ikintu ukora ukanda kuri video, warangiza ugahitamo bank, nimba ari bank ugiye kubikuza wenda nka BK, narabiberetse utaraya video yo kubikuza kuri BK, yaza kuyireba aha ngaha kuri channel yacu nayo iriho, yaza kureba uburyo yabikuza kuri BK yifashishije Airteam mu gihe afiteho amadolari cyangwa amafaranga akeneye kubikuza kuri BK account, wenda ukaza ukashyira kuri mobile nyuma. Niza ukareba rero aha ngaha nushyiramo ayo ufiteho, barakwereka ayo uri bwakire, bakwereka n'igihe kimara kugira ngo ube uyakire cyangwa igihe ntarengwa cyo kuba wakiriye amafaranga yawe kuri banki. Rero nuramuka uje ukareba aha ngaha rero nababwiye ko twe tugiye gukoresha Mobile Money nkuko nabibabwiye, tugiye guhitamo Mobile Money, cyangwa nimba utarabishyiramo cyangwa nimba wowe ugiye kubikuza ukabona nturi kubibona, uze kureba video nayo hano irahari kwigisha uburyo wabikuza kuri Airteam cyangwa kubikuza muri hano muri Timebanks, birimo kwereka uburyo setting cyangwa ushyiramo uburyo bwa Mobile Money ukabasha kuba wabikura. Nimba uri kubireba neza aha ngaha urabona ko nidushyiramo amadolari 5.37 ama USDC angana n'ibihumbi 7,171. Hano bakataho nyine uduceri dukire, impamvu aha ngaha yakabaye byibura ari nk'ibihumbi hafi 8, ariko ari uduceri bakata nyine aricyo umukashazi yungukira cyangwa abakashazi baha ngaha ariho bungukira. Nawe niba ushaka umukashazi ushobora kubyandika hano muri comment, nimba ugeze aha ngaha turi kumwe byandika hano muri comment kugira ngo mbone ko tuba turi kumwe umunsi kundi. Udatinze rero nkuko ubireba aha ngaha uraza gukanda hano kuri video. Aha ngaha urabona ko nituramuka tukaza kuri video bahita tukomeza imbere turebe neza step ikurikiye cyangwa step ikurikiye. Aha ngaha tuhita dutegereza iminota baduhaye, nkuko ubireba bagohereza amasaha 8 yo gutegereza kugira amafaranga abe agezeho. Nituza tukareba rero aha ngaha muri email batubwira uburyo byagenze, batwereke uburyo amafaranga twayakiriye, aho yaturutse, ayo bakase. Nkuko ubireba urabona ko bari kutubwira ko amayero ba 5 bakaseho nyine yatugezeho ari amayero 4.97. ntago ngubu ari amayero 5 kuko bakaseho 0.09 by'amayero, bakwereka nayo wasigaranye, bakakwereka nayo cyangwa rate cyangwa exchange cyangwa ingano yayo mu ma USDC, byose barabikwereka. Bakwereka naho ushobora kunyura ugenda kuba wasuzuma neza ko wayakiriye. Iyi ni email yaturutse kuri Makadam app igaragaza ko twishyuye, ndetse no kuri Airteam. Iyi email niyo Airteam yohereje igaragaza neza uburyo amafaranga aturutse muri Makadam yagezeho aha ngaha kuri no account. Bakwereka aho yaturutse, akakwereka ayo bakase ndetse na exchange bagendeye ku giciro cyangwa cryptocurrencies uburyo zihagaze. Nimba uri kubireba rero iyi ni message yaturutse kuri Airteam, urabona ko turi muri email account yacu. Nimba uri kubireba aha ngaha rero abantu bose baba bifuza cyangwa bafite ikibazo bashobora kuba batubaza. Nimba uri kubireba rero aha ngaha baguhereza amasaha 8 kugira ngo amafaranga abe akugezeho. Aha ngaha ni amasaha ntarengwa, ntabwo bivuze ko ugomba gutegereza amasaha 8 kuko ushobora no kwishyurwa mu gihe kingana n'iminota 3 gusa, ariko igihe ntarengwa ni amasaha 8 kugira ngo umukashazi aze kuba abonetse. Nuza kureba rero aha ngaha twabikuje, urabona ko biri muri pending. Nuza kuba wakandaho rero baraza guhita bakugeza aha ngaha bakwereke ko biri muri pending, koko nyine bategereje cyangwa utegereje kuba wabona umukasha ukwishyura ku byo wasabye. Nimba wenda wasabye Mobile Money cyangwa bank cyangwa Binance cyangwa andi hagiye atandukanye, gusa Binance irihuta cyane kuko isaba umunota umwe. Imba ushaka kubikuza kuri Binance byihuse ushobora guhita ubikuza kuri Binance. Urabona ko rero hano harimo transaction nyinshi twagiye dukora mu kubikuza kuri Timebanks. Izi ngizi urabona ko ari proof zigiye zigaragara ko tubikozamo amafaranga anga kandi tuyakuriramo nta gishoro. Nimba nawe ari cyo gihe cyo kuba ubonye ino video, icyo gihe kiza kuko ugeza ahakwiyeho kuba wamenya byinshi kurushaho kandi urebe neza uburyo bwiza kandi
bukora bwo gukorera amafaranga online. Gusa ibi ngibi nta garanti nakubwira bifite cyangwa nkubwire ngo bizamara imyaka iyi n'iyi, kuko iyi ni application imaze igihe kirekire. Temu Bucks ni application imaze imyaka 11 irenga yishyura, bivuga ko imaze igihe kinini, ariko bitewe n'igihe igenda imara igenda yagura imipaka ikagenda igera kure. Nimba uri kubireba neza ahangaha barakubwira ko hasigaye ari amasaha nk'uko wabirebaga dutegereje umuntu twishyura. Rero bidatinze rero ngiye kubikwereka aka kanya bamaze kuba batwishyura, noneho mbikwereke neza yageze kuri mobile money, noneho nkwereke neza n'uburyo uza ukamwemereza, kuko hano hari byinshi utaramenya kandi ushaka kuba wasobanukirwa. Nuza rero ukashaka kubikuza, dore e-bank account cyangwa uburyo wafunguramo e-bank cyangwa Yellow virtual account cyangwa USA virtual account ushaka kuba wayifunguramo, ahangaha byose biroroshye. Video nimba ubikeneye nayo uze kubyandika muri comment, nze kubashakira video ibereka uburyo wafungura virtual account ya Yellow, kuko benshi banambwira ko MiniPay ikunda kubagora cyane. Niyo mpamvu nabashakiye kuba baza bakoresha byibura ATM, kuko niyo yizewe cyane kurusha MiniPay, kuko ATM tuyikoresha cyane ariko MiniPay ntabwo dukunda kuyikoresha cyane, ariko nayo abantu bayikoresha bavuga ko ikora neza. Niyo mpamvu uyu munsi ngiye cyo nagushishikariza wakoresha ATM, kuko niyo application nanjye nsanzwe nkoresha kandi nkabona ko ikora neza kandi ibintu byayo ikabikora mu buryo bwiza. Tudatinze rero nk'uko ubireba ahangaha barimo ibintu bigiye bitandukanye, akazi ushobora kuba wabonamo job applied gobbling. Nyine ahangaha niyo abakashazi babonera akazi cyangwa abantu basabye kubikuza. Iyo afite amafaranga ahita akwishyura, noneho nawe akabona akanyungu kuko yakoze transaction zo kukwishyura nk'umukasha zo kuri ATM, abo agiraho agakomisiyo abonaho igihe yaba yakubikurije. Niyo mpamvu ubona hari uduceri bakataho kugira ngo bashe kubikuza. Urabona ko uno mukashazi akimara kutwishyura ese atubwira ngo dukore release, arangiza afata screenshot igaragaza ko yatwishyuye akoresheje agatelefone gato k'amatushi nk'uko ubireba. Iterumuka tugakanzeho urabona ko bari kutubwira ko yishyuye 7,771 kuri Jean d'Amour. Abyishyura ahangaha akoresheje telefone y'amatushi, yafashe screenshot cyangwa yafotoye agatelefone ke k'amatushi, arangiza arakohereza kugira ngo atwereke neza ko yatwishyuye tumukorere release, noneho nawe abashe kubonamo amafaranga ya hano muri ATM. Nkuko ubireba ahangaha rero ikintu uri bukore urahita ushyiraho urutoki scrolling ukore release, hari akantu kaba kari hasi ukozaho urutoki ukakamovinga, ugahita bakubwira ngo congratulations, bahita bakubwira ko withdraw funds, withdraw to your mobile money, you have successful 7,171 to your mobile money Rwanda account. Bahita bakubwira ko ubu ngubu wamaze kuba wabikuzamo 7,171 ahangaha muri Makadam app yohejwe kuri account yawe. Tudatinze rero nkuko ubireba ahangaha urabona ko bari kutubwira ko kuri ATM cyangwa muri email message ziri guturuka kuri ATM bari kutwohereza kuri email, bari kutubwira ko ubu ngubu twamaze kuba twabikuzamo amafaranga mo ahangaha yamaze kuba muri Makadam app akajya muri ATM binyuze kuri IBAN account cyangwa Yellow virtual account. Tukaba tumaze kuba twavana muri ATM account, noneho tukaba tumaze kuba twabikoza kuri mobile money nkuko mubireba ahangaha. Tugiye kureba neza ko byakunze, koko turebe neza ko twayabonye, mberekana message bigaragaza ko twayakiriye, kugira ngo muze mukora ibintu muzi ko muzabikuza make meza ataha, apana gukorera amafaranga agusaba gushora warangiza ukanahomba, ahubwo byabyiza ukoreye make meza ataha. Nkuko ubireba ahangaha rero ku bantu batizera ko Makadam app ibikurika cyangwa bakeneye kuza bibikurira, kuko hari abantu benshi basigaye basaba ngo abantu babikurire. Nimba ubikeneye nabwo ushobora kungana nkagufasha kubikura, ariko nimba amafaranga yawe utazi uburyo bwo kuba wafungura ino ese cyangwa vaco cyangwa ukeneye kwiga uburyo nawe wakibikuriza, nabwo ushobora kubyandika muri comment noneho ukarushaho gusobanukirwa. Kandi ikindi nakubwira ushobora kwinjira muri account yacu kugira ngo hey Jean d'Amour request to withdraw funds to your MTN mobile money Rwanda account has been accepted. Imara tubwira ko ubusabe bwawe bwo kubikuza amayero amadolari 5 cyangwa ama USDC 5.67 bwemewe kandi byakozwe neza. Amafaranga nakiriye kari 7,171 net exchange ya USDC mwe kutuba ko igiciro cyagurishijwe ku ma USDC ari 2,234.85 by'amafaranga y'u Rwanda. Kuko bireba ahangaha rero urabona ko hano transaction batubwira ko yakozwe neza kandi yoherejwe kuri mobile money. Urabona ko izi ari message zo muri Gmail, kuko zibigaragaza ko ibikorwa byakoze neza, kandi murabizi ko Gmail iri mu bintu bikora neza
neza kandi bikora ibintu neza. Nizere ko usobanukiwe ibintu byose usobanukiwe, kandi nizere ko umenye byinshi byagufashije, kandi nimba wifuza ikindi tuzakugezaho ushobora kutwandikira muri comment. Urabona ko na message ubu ngubu igaragara ko twamaze kuyakira, ko twakiriye 7,171 aturutse muri Makadam app, hariho tumaze kuba twabikoza. Nizere ko ino video igufashije. Bye bye, ugire byiza, ciao ciao, ndabakunda cyane, bye bye.